ukuri ni iki? Icya gatatu ukuri kugereranywa nacyo, Yohana 14:6. Yesu arabasubiza ati, Yohana 14:6, Yesu aramubwira ati, ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data ntamujyana. Nanone tubonye yuko icya gatatu ukuri ni Yesu Kristo. Ni ukuvuga yuko inyigisho yose uziga yegezayo Yesu Kristo, iyo nyigisho ni ibinyoma. Mbese ni ayahe madini yigisha ariko akegezayo Yesu Kristo, bakerekana yuko Kristo nta kintu afite kugakiza k'umunyabyaha. Aha ngaha Yesu aravuga ngo ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data ntamujyana. Aha ngaha Yesu yavuze yuko ku muntu wese wifuza kujya mu ijuru, akumva ashaka kuzabana n'Imana Data, agomba kwizera Yesu